mwaramutse neza. Iyi ni inkuru y'umubabaro cyane. Ni umubyeyi wacu rwose yaratuye mu murenge wa Rukumberi, akaba yaje gukatwa umutwe bitunguranye rwose. Mbere ya byose turabanza kwihanganisha umuryango w'uriya mubyeyi rwose. Wihangane rwose, kubera ko ku isi nyine tubayeho nyine gutya, nyine tuba turi ku isi ariko ntabwo tuba tuzayigumaho. Ariko nkaba nagomeza umuryango we rwose, nkawihanganisha rwose, ko urabona rwose ni ibintu biba bikomeye cyane, bikakaye rwose. Naho rwose iyi nkuru nanjye mbonye ingezeho kuri uyu mwanya rwose, ko nabonye uyu muntu rwose ngo baje bamukata umutwe, baraje kumukata umutwe, hanyuma umutwe ngo bajya kuwujugunya ahantu ngo muri tuwarete, umubiri we nawe bagenda bawushyira mu ngarani. Ni ukuvuga ngo rero abo bantu nabo abantu bafashwe bashyikirijwe inzego z'umutekano zihegereye. Ni ukuvuga ngo rero abo bantu rwose baba bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo bintu rwose abantu baba bakora ntabwo rwose ari ibintu by'umunyarwanda. Umunyarwanda warezwe, umunyarwanda uzi indangagaciro rwose, ubu ntabwo muntu yakwiye gukora ibyo ngibyo. Abo bantu rero ni abantu batagira uburere. Abo bantu ngo bafashwe rero rwose. Ni inkuru rwose ikakaye cyane, no kwibona kubyumva gutya numvise rwose ari ibintu nanjye rwose mbona byandenze cyane. Ariko rwose ngewe ku bwanjye ndabanza kwihanganisha umuryango wabuze aho rwose. Bihangane rwose, ni ikibazo gikomeye cyane. Ni inkuru ibabaje, ntabwo ari inkuru ishimishije. Ni inkuru ibabaje iteye agahinda, y'umubabaro. Ngira ngo namwe muba muri kubibona rwose. Abantu bahungabanye rwose, ibintu bimeze nabi rwose. Kuba umuntu yaba ari mwibere nko mu rugo, yaguye akabona abantu bamusanze mu rugo, baraje baramuhohotera, bamubujije ubuzima. Ubwo koko murumva ibyo bintu koko atari ibintu nyine byatari. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byabereye nyine mu murenge wa Rukumberi, rubona rwose. Niho ibyo bintu ngo byabereye, kandi ngo byabaye ngo hagati ya saa 7 ndetse na saa 8. Ibaze mu manywa rwose, ukaza ukica umuntu, ukamwica neza ntagire n'umuntu ubimenya. Ibyo bintu rwose ntabwo rwose uwo muntu nk'umuntu uba yabikoze, ni nk'umuntu baba baturanye rwose, aba amuzi 5 kuri 5. Abo bantu rero ngo bafashwe, bashyikirijwe inzego z'umutekano zihegeye rwose. Bivuze ko umuntu w'imyaka 60 n'ingahe bafata bakamwica, ko nta bintu byinshi, nta bintu byo gukora. ubu se bamuzizaga iki? Abo bantu rwose n'ahantu hari ingengabitekerezo imeze gutyo, nasaba rwose abanyarwanda n'abanyarwandakazi bajye batangira ibintu ku gihe. Ariko nabwo rero nubwo bamwishe, nta muntu bari bafitanye amakimbirane, ahubwo rwose nk'undi muntu wenda igihe umuntu ashobora kubona nk'umuntu akavuga ati rero ngewe uriya muntu ngewe gutya ubyumvise gake ko uriya muntu uzamugirira nabi rwose. Ibyo bintu rwose nkorera subscribe ndetse na share na comment.